mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Jinta yari ari kwa muganga yari maganira na doctor bari barimo baharira doctor mugati ngenda gupima kuko ndabona ibimenyetso ufite ari by'umugore utwite undi nawe ati yewe imyaka maze ni ikimenyetso cyiza cyuko nashobora kuba naba ntwite. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba bombi doctor bamaze gupima maze no gufata ibizamini byose ahera akabwira Jinta ati ntacyo bugiye nyuma y'iminota mike cyane byiburuze kugaruka turebe ibisubizo byavuyemo. Jinta ahera akagasohoka aragenda agasanga umugabo we Lucas nawe amutegereje. Lucas ahera akamubaza ati se Dr muganiriye iki? Dr akubwiye iki? Jinta mu bitwenge byinshi araseka agaseka cyane. Lucas biramushobera akavuga none se babe uri guseka iki? Ni biki Dr akubwira ko mbona ugarukanya akanyamuneza ko mbona uri kwisetsa ni iki kiri kujya mbere? Jinta ahera akabwira Lucas akavuga ati Becky nanjye ntago nzi ukuntu nabikubwira gusa nyine ndi gutekereza uburyo ngenda Dr tuburanye nkumva birasekeje. Lucas atuburana na Dr muburana se mupfa iki kandi? Undi ati we ntago bizi buriya Dr turaburanye koko ubyumve turaburanye byo kuburana na nyakuburana ahubwo. Ubwo uzi ibintu nkoreye Dr ndamuburanyije koko. Ati baze ko Dr yari ari kumbwira ngo mfite ibimenyetso by'umugore utwite atahari nshobora kuba ntwite nanjye ndangamubere ibamba. Ntatumubere ibamba mu buhe buryo se kandi? Ndate byihorere wowe ntabwo bizi. Dr mpereye kumubwira ni ngewe rwose igihe maze n'imyaka maze ntago naba ntwite nawe ati nta bindi ndi bupime n'ibyo ngibyo. Umva tumaze dakika nyinshi turi kubiburana. Mbonye ko yamara amaje mpereye ko ndabyemera ako be nukuri biransekeje ku rwego ntagusobanurira n'ubu ndi kubitekereza nkumva birasekeje. Lucas ati nyamara ndumva mukinnyi duhinda ati cyakora ndumva nishimiye kuko ubona uri guseka. Hari hashize igihe kinini cyane ntarongera kubona umugore wanjye aseka. Jinta zerega be nanjye ntagabiri ngewe hari igihe umubabaro wombanye mwinshi ndi gutekereza ikintu naba naracumuye ariko nkakibura. Rero bikanera kugira ishavu n'inimba n'agahinda ubwako ntazi ahantu nkakura. Lucas ati ndakumva babe. Agahinda n'umubabaro uba ufite ngemba nkumva cyane ndanabizi. I feel you kandi I really understand you ariko nyine humura byose njye nawe tuzabinyuranamo. Gusa nanone ndumva nifuza ko wagira umutima ukomeye uhereye none ugatangira kugira umutima ukomeye
ibije byose ntibigatume uhungabana. cyane ko ibikubaho byose ntabwo biba biri mu biganza byawe, iteka biba biri mu biganza by'Imana. Imana niyo yonyine ishobora gushyira iherezo kuri byinshi tuba twibaza. Jinta ahera akabwira umugabo we, kamugati mugabo mwiza, ntabwo ngushidikanyaho pe, kandi nukuri nta kutagira, uri inshuti yanjye magara, uri umugabo wanjye, uri musaza wanjye, uri data, uri mama, mbese uri byose. Niyo mpamvu niyemeje nanjye ko nzagukunda, haba mu byiza nangwa se mu bibi, nzakomeza ngukunde. Uko byaba biremereye kose, uko byaba bishaririye kose, ndabizi byose tuzabinyuranamo njye nawe. Lucas ahera akagafata mu biganza bya Jinta, agahera kakamubwira ati nuramuka uhuye n'akababaro ntuzatumye gashyira hasi ibyiyumviro n'ibyishimo byawe, nangwa se ngo gashyire hasi wowe ubwawe. Ntuzatume icyo kintu kibaho n'umunsi n'uyu n'umwe. Ujye useka no mu gihe cy'akababaro, ntuzarekeraho kwizera ko ibyishimo bizongera bikakugarukira, kandi iteka jya umenya ko igitwenge ari ikinya cy'umubabaro n'agahinda. Jinta ahera akabwira umugabo we, kamubwira ati byose uvuga ndabyumva, ariko iteka mbabazwa n'uko umuryango wawe wadutaye, mbabazwa n'uko mabukwe atakituvugisha, yewe na bakuru bawe ndetse n'abashiki bawe, byose birambabaza, bikantera kwibaza byinshi, bikantera kwibaza ubundi what's the end? Ese ubundi kuki ibi byose bibaho? Lucas ahera akabwira umugore we, akabwira ati wige kurekura ibishaka kugenda, n'ubundi iteka se wowe wabiteye, ntabwo ari wowe wabiteye kugenda. Umuntu nahitamo kugenda ujye umureka agende, kuko ni wowe wahisemo kugenda. Ese ubundi kuki ukomeza kubizera, kuki ukomeza kumva ko bakeneye mu buzima bwawe, nyuma y'icyizere cyawe wabahaye bagiye batenguha kenshi? Hari abantu benshi cyane bagukunda, wikwita kuri abo ngabo bonyine, bisaba ko ubapfukamira kugira ngo byibura bagukunde. Umuryango wanjye wihorere, uruhukeho, icy'ingenzi ni uko mfite, kandi even ndagufite, ibyo se si byo by'ingenzi? Jinta aramwenyura, agahera kakavuga ati mana sinamenya inzira uzabicishamo, gusa nzi yuko ushobora byose, kandi nshingiye ku byo wakoze n'ibisigaye uzabisohoza. Njye ndizereye mu gushaka kw'Imana, ahari wenda buriya igihe nikigera umuryango wawe izongera iwugarure, kandi impereze n'ibyo umutima wanjye ushaka. Bakiri aho ngaho baganira, Dr nawe ahera ko akaza basanga, yarangiza akarembuza Jinta. Jinta nawe rero agira atya akinjira akajya kumva icyo Dr amuhamagariye.
wowe ufite gahunda yo kwinjira muri Jinta rero ahera akabaza Dr. akambwira ati Dr. ngaho rero mbwira usanze bimeze bite. Dr. yitegereza Jinta ahubwo akabanza agaseka Jinta ati none se Dr. ko mbona uri kunseka bite. Ndatirega ukwiye gusekwa nukuri pe hano rwose njye nari nkwiye kuba ndi kuguseka. Biratangaje pe. Jinta ati niki gitangaje. Dr. ati njye ntago n'ubu ndabyumva kugeza n'ubu ntago ndabyiyumvisha, niyo mpamvu mbona ndi kuguseka. Jinta ati ariko se Dr. mu dakika nkeya nsohotse ahangaha ngiye ntegereje ko ubona ibisubizo, aho ngaho hari ikindi kintu nyweye. Nase Dr. unywa inzoga? Dr. tuyaje nta nzoga nywa, niyo nanazinyweye nzinywa navuye mu kazi. None se abari mu kabari bari kunywa akabari wowe usinda? Dr. araseka ati se kandi kubera iki urabona nasinze? Jinta ati ahubwo cyane ndetse kuri kwisetsa ndabona uri guseka umenya ngo nkwiye gusekwa. Ngenda sekeje se? Dr. ati cyane rwose. Jinta ati se gute kandi? Dr. ati n'ubwa mbere nahura rwose n'umurwayi nkumva nanjye ubwanjye aransekeje. Uzi ko ndi kumva naseka neza nkatembagara. Jinta ati Dr. mbwira ahubwo uri kuntera amatsiko usanze ndwaye iki? Ahubwo se buriya wanyibwiriye niba ari n'imiti nkajya kuyifata hakiri kare nkahera ko nigendera ko mbona wansetse cyane haramenya n'impamvu uri kunseka. Dr. ahera akabwira Jinta akamubwira ati harya witwa? Undi ati nitwa Jinta. Dr. ati rero Jinta ndagira ngo nkumenyeshe ko utwite. Jinta ati ngwiki? Dr. wasaza ariko none se wapimye neza? Nangwa waba upimye undi murwayi noneho ukaba ubyitiranyije? Dr. toya njyewe napimye wowe nta n'undi murwayi ndakira nyuma yawe. Ikindi kandi ahangaha njyewe nakira abarwayi bari VIP, rero ni we ndi kwitaho kano kanya, nyuma yawe ndahera ko nakira undi. Jinta ati Dr. wibeshye pe, ibyuma byawe ntago biri gukora neza ahubwo ibyuma byawe bifite ikibazo. Dr. ongera upime neza urebe ntago bishoboka. Njyewe Jinta ntwita kareka nariyakiriye, uzi imyaka maze ariko. Dr. yaraka akabwira Jinta akamubwira ati ahubwo ikindi kintu utazi utwite inda y'amezi 3. Inda yawe iravuze pe kuko iri mu mezi 3. Nabipimye neza nabibonye ntago rero nakwibeshya. Jinta atareka bibaho si ibyo bintu birashoboka? Apana. Jinta ahera kagasohoka aragenda agafata umugabo w'ukuboko bagahera ko bakinjira akavuga ati babe bwira Dr. ko ibintu ari kumbwira bidashoboka, mubwire ko yasaze. Lucas ati se ndamubwira ibiki bidashoboka ko nanjye ntabizi? Jinta atari kumbwira ngo ngenda twita ngo inda y'amezi 3 ndatwite njyewe se natwita? Lucas ahera kagaseka areba umugore w'uburyo yataye umutwe n'uburyo atari kwizera ibintu Dr. yamubwiye akamuturisha kumubwira ati babe calm down, uri kuganira na Dr. Dr. ni uri kukubwira ntago ari wowe uri kumubwira, ikindi ni uri kukuvura ntago ari wowe uri kumuvura.
Jinta ariko be ntabwo bishoboka none se twagerageje igihe kingana iki Dr. ati bijya bibaho rimwe na rimwe ko umuntu ashobora kumara igihe kinini atabyara yewe ukanasanga nta n'ikibazo afite bigasaba gutegereza iyo igihe kigeze rero bibaho wa muntu akaba yasama nawe rero nibyo byakubayeho Jinta toya Dr. ongera upime neza ahari waba wibeshye Dr. turashaka ko nongera gupima okay nta kibazo akira aka gakonteyine agenda unzanira izindi nkayo Jinta noneho yanga no gusohoka akaguma aho ngaho akavuga ati Dr. ndaguma aha ngaha ibintu byose uri bukore simba aha ngaha utaza kongera ukantuburira ukavuga uti ndatwite kandi atari byo ubundi ubwo wambabariye ukareka kumbeshya Dr. aticara aho ngaho Dr. mupima barimo baganira kuvuga atari ku bundi kubera icyo utari kwizera ko waba utwite Jinta atuje mu gahinda kenshi abwira Dr. akavuga ati Dr. njyewe namaze kwiheba namaze kwakira ko ntazigera mbyara maze imyaka myinshi mbana n'umugabo wanjye imyaka ibaye 17 njye n'umugabo wanjye tubana nk'umugore n'umugabo nta niyavuyemo yewe nta nubwo nigeze mukorwa n'umunsi n'umwe wenda ngo mvuge ngo yanagiyemo ivamo yewe nako ntagize narasenze ntagize naho numva mbirambiwe ntakubeshye Dr. sinzi niba wizera ibintu byo gusenga nangwa hari wenda ukaba utabyizera gusa nyine njyewe nakuze mba mu nzu y'Imana nzi ko ibintu byose kuri iyi si ya rurema byose tubihabwa bivuye mu gushaka kw'Imana nta kindi kintu nigeze njya mu cy'ingeso mbi ibintu byose nagiye nkora byavuye mu kuba njyewe narakuze naratojwe indangagaciro na kirazira ndetse no kubaha Imana yansezeranyije byinshi kandi byiza birimo n'urugo rwiza kandi ndarufite gukundwa n'umugabo wanjye buriya ntakubeshya umugisha wa mbere mfite kuri iyi si n'umugabo wanjye ndetse na musaza wanjye twasigaranye ariko nyimara kugera mu rugo hashize imyaka igera kuri 7 narabuze urubyaro umuryango w'umugabo wanjye watangiye kunyanga wumve ngo maze indi myaka 10 ndimo ndafiringa urwango rw'amabukwe ndetse n'abavandimwe b'umugabo wanjye baranyanga pe bageze naho bumve ko natandukana n'umugabo wanjye kugira ngo ahari wenda byibura bo babe bamushakira undi muntu ubana nawe gusa reka nkubwize ukuri Dr. iyi myaka yose nyimaze nsenga ninginga Imana ngo impe urubyaro gusa ntakubeshye narabirambiwe pe narabirambiwe nsigaye numva nashaka no kubitekerezaho nsigaye numva nashaka no kubivugaho yewe narananamutse ese Dr. wakizera ko noneho nsigaye numva no gusenga ntacyo bimaze niyo mpamvu ngiye buriya nta kintu n'iki na kimwe nyizera icyizere cyanjye cyose cyaragiye icyizere cyanjye cyose cyaratakaye mba numva ndaranze isi nanjye ubwanjye nariyanze uretse umugabo wanjye wenyine
niwe wenyine wampaye impamvu zo kumva nkunze Gise, nkumva hari ntagomba kumusiga. Ariko njya nibaza buriya umugabo wanjye yaza kuba byibura nk'umuryango we, nari kuba wande. Dr. aramwumva agahera kamuga ati none se Jinta, ko numva watakarije Imana icyizere, ko numva ibintu byose usa naho warikuye, kandi nkaba nzi ko iyi Imana itagitinda nangwa se ngo itebuke, isaha yayigeze ikora. Wagarutse ku rufatiro ukongera ugasenga, va mu byo urimo, ongera ugirire Imana icyizere. Nyamara njyewe ndakubwiza ukuri, napimye nsanga utwite. Ni nayo mpamvu natangiye nguseka, kuko narindi kwibuka uburyo njye nawe twahariraga hano, uburyo twari turi guseka, twasetse byacitse. Umbwira uti umubwira ati ndagupima, ukambwira ati ntumpima. Nibyo bintu nyine nongeye nkagarukamo, ngaruye inyuma agafilime ndaseka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu kibaho Imana itakizi, kandi ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Ahari wenda hari icyo Imana yashaka kukwigisha, wanasanga yaragira ngo ikwereke abantu bose bakugaragiye, by'umwihariko umuryango washatsemo. Kandi ikindi, nta kintu Imana igikorera guhomba. Rimwe na rimwe tujya duhura n'ubuzima bushaririye, cyangwa se tukanyura mu bintu bishaririye, tukibwira yuko Imana yadutaye, yewe tukumva yuko itareba n'inzira zacu. Ariko Imana ntabwo igita abantu bayo, Imana nijya ijya kure y'abantu bayo. Buriya hari byinshi cyane iba yakurinze, ibyo ubona n'ibyo utabona byose Imana iba yakumiriye kure. Hashira akanya, Dr. akabwira Jinta ati dore ngaho ngwino rero wirebe, dore ibisubizo ngibi birasohotse. Jinta aragenda akareba, akabona n'ubundi ni positive. Kavuga Dr. ibyuma byanyu byasaze, njyewe ntabwo ibi bintu nabyizera. Dr. aherako akabanza agaturisha Jinta, akavuga ati Jinta, ntabwo nkuzi pe, ni n'ubwa mbere nkubonye, ariko n'ubwa mbere navura umurwayi nkamuvura nishimye pe. Ndumva amaraso yanjye n'ayawe byahuye, nanakwikundiye. Kabone niyo haba hari ikibazo waba ufite, nzakora uko nshoboye nkuvura ariko ikiri burundu. Gusa nyizera, ninjye mu Dr. wa mbere muri ibi bitaro, nta wundi mu Dr. wakuvura utari njye. Rero izere ibyo ndi kukubwira. Yego nibyo imyaka 17 ni myinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uratwite. Ahubwo tangira urugendo witware nk'umugore utwite, tangire wiyiteho, urya indyo yuzuye, utangire urya imbuto, utangire uruhuke bihagije, kandi ikindi ntukivunishe. Jinta ahera kagasohoka, yumva atabyumva neza. Ariko akigera ku muryango, arongera akagaruka, agahera kakabwira Dr. kavuga ati Dr. mi namba zawe. Dr. amuhereza inamba ze, Jinta akamusezera, aragenda akinjira mu modoka, bakagenda atavuga. Lucas akamuga ati none se bigenze bite we na Dr. birangiye bite? Undi ati kugeza ubu ntago nanjye ndi kubyumva. Be Dr. nubanyemeje uburyo bwose ntwite, ariko ntago ndi kubyizera. Lucas ati none niba utari kubyizera tubigenze dute? Undi ati reka tunyure kuri farumasi. Banyura kuri clinic, bagahera ko bakagura test nyinshi. Izo zose Jinta arazikoresha, ariko agasanga n'ubundi ni positive, biragaragaza yuko atwite. Ubundi akagera aho ngaho agasa naho abyakiriye, yarongera akajya mu bindi bitaro, nabwo yagereye agasanga nuko. Lucas atangira kwita ku mugore we, mbese rimwe na rimwe akanamubuza kugira icyo akora,
yewe no mu basing room akajya mutwaramo akamwuhagira kurya bamutamika mbese ubona amwitayeho amubwira ati sinshaka ko wahungabana yewe nubwo nifuza ko n'imfura yacu yagira gutya gahungabana undi ati humura ngomba kwiyitaho kandi n'imfura yacu nta kizaba umunsi umwe rero bicaye mu rugo barimo baganira ubona Lucas ari kwita ku mugore we Laila na mama we barinjira mu kwinjira basanga Lucas ari kwita ku mugore we ndetse umugore we bakabona arasa naho atwite mama Lucas aritonda akabwira Laila akabwira ati ndimo ndarota ntango bari gukina ikinamico hari ibintu yambariyemo Laila ati nanjye simbyumva maze ko mbona wagira ngo aratwite Jinta se yatwise ryari Lucas we ahera kakababona agahita avuga ati se mama mwaje ryari we na mushiki wanjye arijijisha bagaseka ati nibwo tukiza baramutsa Jinta ndetse na Lucas barangiza bagahera ko bakicara Jinta rero abakenyeye igitenge ariko nanone akabwira umugabo akambwira ati be ndumva nshyushye pe ngendeye kujya koga ariko nanone mfashe umagurutse kuko ndumva nta mani mfite pe Lucas ahera ko agafasha Jinta guhaguruka akabwira ati okay reka tujyane mu basing room ahera akabwira mama we ndetse na mushiki we akabwira ati mube muri aha reka mbanze mfashe umugore wanjye koga mama Lucas aravuga ati ariko se ndi kureba neza none se yaba arwaye iyihe ndwara aratwite arwaye urushwima ni ibintu yashyizemo ni ibiki Jinta araseka akavuga ati mama agahita yibuka yuko yigeze kumubwira ko atari mama we akavuga ati nako mabo umbabarire nari nkwise mama undi ati nta kibazo ahubwo nsobanura uratwite Jinta ati yego ndatwite inda yanjye igejeje amezi 6 sinubona ko nananiwe ndananiwe cyane mama wabahera kakarakara akavuga ati gute mutwita ni mumbwire gute ibyiza nk'ibi ngibi mu byihererana nyuma y'imyaka myinshi ngiye kubona umwuzukuru mwebe nifata mukihererana ibintu byiza nk'ibi Lucas ati mama nanze kubikubwira numvaga nzabikubwira twabyaye undi ati oya ibyiza nk'ibi wagombaga kuba wabimbwiye nkabimenya arahaguruka mu bwuzu bwinshi agahobera Jinta akavuga ati wow noneho ndishimye Jinta aramwenyura ariko agahera kakigendera Lucas ahera kakamukurikira abandi nabo basigara ngo mu sitting room irahera kakabwira mama we ati ngiye ntago ndi kubyumva Jinta aratwite ariko iyi ni indogano ni ya nyayo se undi ati yego ati ahubwo ntago iyi ndagomba kuyitubyarana uyu mugore naramuka abyaye muri uru rugo n'uburyo twamusuzuguye azadukandagira hejuru pe azatugendera ku mutwe azadufata ku gakanu tugomba gutuma iriya ndatwite atayibyara niba turi bumuhereze biyikuramo irakuze pe ariko simbyitayeho tugomba gutuma umwana twita apfira mu nda nangwa se bakanajyana Laila ati none se mama ibyo turabikora gute ndatumva ngiyewe kubera ko ubu ngubu bamaze kubona ko nyine nta kibazo gihari dufitanye nabo tugombe tugumaha tumwereke ko tumwitayeho nzakwereka uko tuzabigenza inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese koko bazabigeraho umwana wa Jinta bazatuma apfira mu nda ubundi se naramuka apfiriye mu nda
aho Jenta azahasiga ubuzima nangwa nawe azagira ati ariko ko wenda hagenda umwana wenyine. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.